Yes, tubaha ikaze rero hano kuri Divine Misericordia iwacu, abari mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, ariko kandi nanone turabizi ko dufite inshuti n'abakunzi muri diaspora nyarwanda hirya no hino ku isi. Abo bose rero tubaha ikaze uyu munsi. Uyu munsi nk'uko bisanzwe rero tuje muri bya biganiro, uyu munsi tuje mu biganiro nk'uko biba bisanzwe. Hari umukunzi wacu watwandikiye adusaba ko twazaganira ku bigendanye n'abaperezida baharaniye amahoro y'ibihugu byabo bikarenga imbibi bikagera no guharanira amahoro ya Afurika muri rusange. Abaperezida bagiye barwanya bagashaka buhake b'abazungu bakabasha kwigobotora kwiyongoyi. Ubwo turasangamo urutonde rurerure rw'abaperezida ba Thomas Sankara, ba Museveni n'abandi. Hanyuma ariko turaza no kureba uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none se haba hari umuperezida ushobora kuba yabasha guharanira amahoro, akaba yabasha guhangana n'ibitekerezo by'abazungu. Abo nabo dufite urutonde rurerure, turaza kuba byose tubivugaho. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe ngira ngo mwamubonye kuri ekara, ngira ngo mwaraje kumubona ko turi kumwe na Herman. Herman, Yes. amahoro. Amahoro Afrika. Umeze ute? Ni ibisanzwe ni ngiye mubona inshuti yanyu nk'ibisanzwe Herman kuri Divine Misericordia iwacu Rwanda TV. Rero nk'ibisanzwe duhurira kenshi tuma kuganira ku biganiro byinshi bitandukanye, tunabagezaho amakuru atandukanye y'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo bwa buri munsi. Yego, hanyuma uyu munsi ngira ngo abantu ko babibona ko noneho twagize gutya turasimbuka tujya ahantu bita Gatoto. Gatoto. Anga bahita Gatoto. Ngira ngo abantu benshi rero ntago aha niho bita Gatoto. Hano bita Gatoto. Ya, abantu bari kubona view ikuri inyuma ni y'ahantu bita Gatoto rwose. Ubwo ahantu nahakunze cyane. Umuntu uza kumenya ahantu turi, ahantu duherereye. Umuntu uri buze kumenya ahantu duherereye. Muri buze kanze ngerageze umuntu turebe ko twabereka. Umuntu uza kumenya ahantu duherereye, ibihembo bye birateganyijwe. Barahita bahamenya. Ahantu honyine umberetse barahita bavuga atahantu nahaga kabisa. Ahantu ni hehe? Barahita bahamenya. Muri commentaire muze kutubwira. Ahantu ni hehe? Barahita bahamenya, ahantu barahazi cyane. Abenshi barahazi. Yes. Abenshi barahazi rwose, berekana hari ahantu ni hehe? Berekana hari kuri iriya views yahari hakurya nabo, ariko ndabizi ko ahantu uri buhabona arahita hamenya ko ahazi. Ahantu turi ni hehe? Bakibaza ahantu hari n'insina, berekana zira nsina ariko. Ahantu hari n'insina rwose n'amashyamba. Ushaka kuza kuba ngo ni mu cyaro, ntago ari mu cyaro pe. So ubwo rero Herman, reka twanzike ngira ngo ni igitekerezo twabonye umukunzi wacu yatugejejeho. Hanyuma dufata umwanya wo kugisesengura tukiganiraho. Ubundi iyo bavuze ijambo Pan-Africa, Pan-Africa ubundi iyo bavuze ijambo Pan-Africa wumva iki? Pan-Africanisme. Nubwo Pan-Africanisme akenshi numva ko ari ubwigenge cyangwa se abantu baharaniye ubwigenge bwa Afurika. Nimba ntibeshye kuko ntabwo mperuka mu mateka neza. Mbere na mbere Pan-Africanisme harimo ijambo Africa first of all. Pan-Africanisme akenshi usanga ari ni igitekerezo cyo gukunda ubunyafrika. Ubwabyo ubundi Pan-Africanisme ni igitekerezo cyo gukunda ubunyafrika, cyo guharanira umwambaro twambaye wirabura. Donc abanyafrika. Ibyo bita negritude. Negritude yazamo ijambo negre, umwirabura. Ngira ngo cyera mu mateka ibyo bita literature negro-africaine ni n'ubuvanganzo nyafrika. Cyera hari abagabo banditse bazanye igitekerezo byo bita negritude. Harimo witwa Leopold Sédar Senghor, harimo witwa Aimé Césaire, harimo witwa n'urutonde rurerure abitwa William Edward Dubois. Baragiye bazana igitekerezo baravuga bati kwirabura twagakwiye ko tubifata. Witwa Leopold Sédar, Aimé Césaire niwe wavuze ngo kwirabura mbifata nk'ukuba kuriya imparage imeze. Kuri imparage imeze urabona ari amabara babyita zebrire, ari amabara y'imparage. Yego. Abati ngewe kwirabura mbifata nk'uko iriya mparage ifite ari amabara nicyo kirango cy'imparage. Iyo umuntu abonye ahita avuga ati ni imparage. Nabyo kwirabura bikwiye kuba ari umwambaro wacu twambaye uturanga kandi tukaba turi fier. Hari n'undi mugabo umwe ntibuka neza izina yavuze ngo je suis nègre
et je me glorifiais de ce nom. Je suis fier du sang noir qui coulait dans mes veines. Njye ndi umwirabura kandi iryo zina ndanarisingiza kuba ndi umwirabura. Ati je suis fier du sang noir, ntewe ishema n'amaraso y'ubwirabura qui coulait dans mes veines, azenguruka antemba mu mitsi. Bivuze iki rero? Aricyo cya gitekerezo twari turiho. Icyo gitekerezo cyo guharanira ubwigenge bwa Afurika. Mbere na mbere ugaharanira ubwigenge bw'igihugu cyawe, warangiza ukaguka ugaharanira ubwigenge bw'uko umugabane wa Afurika watera imbere. Uwo bitekerezaho iki? Icyo mbitekerezaho ku kintu kijyanye n'ubwigenge bwa Afurika, ahubwo na mbere ya byose nabanza nkibaza, mbere yo gusubiza iki kibazo nkibaza ni ese buri munyafurika wese nibura nk'uko wari ubivuze mbere, buri munyafurika aba yumva ari fier yo kwitwa umunyafurika? Oya, icyo ni oya. Njyewe ku giti cyanjye uko mbyumva ni oya. Kubera ko impamvu mise mvuga iki kibazo, usanga abanyafurika benshi aho tuva tukagera turimo kurwana no kugira ngo duhindure imibiri yacu cyangwa duhindure isura yacu ko tugaragara. Rimwe na rimwe tukisiga ibintu bigomba guhindura amasura yacu kugira ngo twisanishe n'abazungu. Icyo cyagitumye mbivuga, kandi nanone bivuze ngo ubuzima tubamo bwa buri munsi nimba turwana dushaka kuduforsa kujya kwisanisha n'ibihugu by'imahanga. Nimba turwana dushaka guhindura impu zacu, bivuze ko cya kintu wahereye uvuga ngo twaba turi fier yo kuba turabirabura, ntago ari byo. Already twahita ducishamo agakato. Kubera iki? Kubera ko buriya muri 2017 Nigeria yonyine yaguraga tone 2 z'amavuta, ari amavuta atukuza abantu. Uri kumva icyo kintu? Nigeria yonyine tone 2 z'amavuta atukuza abantu. Bivuze ngo abanyafurika ntago bakiri buriya nka buriya witwa Julius Nyerere azutse cyangwa Mandela abaye yongeye akazuka cyangwa ba Leopold Sédar Senghor baramutse bazutse. Leopold Sédar Senghor niwe perezida wa mbere wa Senegal. Bazutse bapapazwa cyane no kubona abirabura uyu munsi wa none batagitewe ishema no kuba abirabura. Ngira ngo wakomeza. Ubwo dukomeje rero, nicyo nahita mvuga nti mwese nimba nkatwe nk'abariho uyu munsi tutarimo guterwa ishema no kwitwa abanyafurika nk'abo ngabo wari uvuze. Ese abo ngabo ubwo ngo ba Julius Nyerere n'abandi ni iki cyabahaga motivation yo kugira ngo babe batewe ishema cyangwa babe fier yo kwitwa abanyafurika, bakagira n'ubwo wenda bagerageze kubiharanira kugira ngo barebe ko bakwitwa abanyafurika bya nyabyo koko bifite ireme? Ubwo turaza no kureba wa mwanya n'icyo gihe ese niyo mpamvu yatumye tutaba fier yo kuba abanyafurika, bituruka kuki, byatewe n'iki? Njye mbere na mbere icya mbere mbifata nka colonisation kubera ko colonisation ubu hagezweho cyitwa neocolonization nko kuvuga ngo new colonization. Ni colonisation iri mu bundi buryo noneho sasa itakiri ya indi yo kuba badukurubana ngo badukubite batujyane batwambutse nkuko kera byahozeho bajye kutugurisha hariya nkuko byahozeho. Uyu munsi badukoloniza mu buryo muri mentale. Kubera iki badukoloniza mu buryo muri mentale? Kubera ko bakumvisha yuko mu bitekerezo byawe ntugomba guhirahira utekereza yuko we wagera no ku rwego rwabo. Mu bitekerezo byabo bagomba kukumvisha yuko abazungu ari uruhu rwera, kandi rukaba uruhu rw'insinzi, uruhu rukomeye, sibyo? So bivuze ngo ntago, reka nguhe nk'urugero, sibyo? Reka nguhereze urugero kandi rworoshye. Iyo ubona ibintu byose bibi, sibyo? Babyita black, ikibi cyose ni Black Friday. Ubwo ngaba ari Friday y'umwaka nyine, ngaba ari abantu urumva black market, sibyo? Ibintu byose bibi abazungu babihimbye amazina bashyiraho black. Urana ejo bundi tugize imana none wowe uranabisobanukiwe. Ejo bundi bari gutora papa, umwotsi w'umukara usobanuye iki? Nta gusobanura ikintu cyiza. Umwotsi w'umukara ngo usobanuye ko byasobanuraga yuko ngo papa ntabwo birimo byanze ntabwo byakunze. Bivuze ngo basanisha ikintu cy'umukara n'ikintu cyose kitakunze kibi, sibyo?
so urumva rero ibwabyo iyo ni colonization. So none iducengera mu mitwe. Buri mwaka Amerika itanga visa ngo harya ngo ku 50 bya visa ku bantu ku banyafrika bajye guturayo, bajye buriya n'ubukoroni. Buriya nibyo twavuga Julius Nyerere yazutse akabona ukuntu turwanira kujyayo. Kera Herman, kera bakubitaga abanyafrika babajyanayo, sibyo? None munsi ibihugu by'Iburayi biri kudukubita bitwirukanayo. Afrika twabaye mu bukoroni bukomeye kandi buteye ubwoba nababaje cyane. Abanyafrika ntekereza ko nibo bari mu bantu ba mbere bababajwe n'ubuzima bw'ubukoroni, kandi ubwo bukoroni bwazanywe n'abazungu. Ese umuzungu iyo yicaye aba yumva atari umuntu cyangwa se umunyafrika yareba umunyafrika, bo babafataga nk'inyamaswa ziri aho nyine nk'ibindi biremwa batazi ubwoko bwabyo, ariko bakabafata nk'abanyembaraga ku rundi ruhande. Ari nayo mpamvu bazaga kubatwara muri Afurika babaziritse iminyururu kugira ngo bajye kubakoresha mu bihugu by'iwabo, bazaga kubatwara by force. Ese urareba ubwo bukoroni twari turimo icyo gihe, umunyafrika yarababajwe kuva hasi kugera hejuru, na n'uyu munsi aracyarimo kubabazwa. Na n'uyu munsi umunyafrika aracyarimo kubabazwa Afurika. Icyo kintu tucyumve neza, tugitekerezaho neza, tugihe n'agaciro. Ari nayo mpamvu hari n'abantu ndimo gushimira uyu munsi baba perezida babayeho mu myaka yahise, barebye babona koko umunyafrika afite agaciro. Umunyafrika ko ni umuntu nk'abandi. Umunyafrika ni umuntu nawe ukeneye kubaho mu bwigenge bwe. Abo uraza no kumfasha kuza kubibukamo gato aba perezida bagerageje guharanira ubwigenge no kwishyira kwizana kwa Afurika. Ariko mu by'ukuri Afurika, abanyafrika twarababajwe bikomeye, n'uyu munsi tukibabazwa. Mperutse kumva ejo bundi ikiganiro, ntabwo ndibuka umunyamakuru mu gukora ikiganiro, arimo aravuga ngo iyo dushaka kujya i Burayi cyangwa muri Amerika, abazungu badusaba ko tugomba gusaba amaviza. Kandi iyo viza kugira ngo uyihabwe cyangwa uyibone bisaba imbaraga zindi zidasanzwe, n'iyo viza ntibashobora kuyiguha. Ariko umuzungu we iyo ashatse kuza muri Afurika aza nk'uwinjira mu gikari, ameze nk'ugiwe. Rimwe na rimwe ntibinagombera ko basaba viza. Ibyo rero hari umumama sinzi ni wo muri Guinea wahoze abisobanuye ejo bundi, yavuze ati nimba umwirabura ashobora gukenera viza mu kujya n'umunyagineya, yego, nimba umwirabura ashobora gukenera kujya i Burayi agakoresha viza, ati kugira ngo n'abazungu nabo babone ko twesha agaciro, nabo nibashaka kuza bajye bashaka amaviza. Icyo kintu nicyo cyari gikwiriye. Tureba noza gusa ikibazo tugiramo ni kimwe, umuntu ugerageje kuharanira izo nyungu za Afurika z'abatuye Afurika, akenshi na kenshi bakunda kugenda nabo cyangwa se abazungu akunda kubizira, ugasanga abazungu bamukuye ku isi atari yageza n'igihe cyo gupfa kuyo cyangwa igihe cyo gusaza ko kitaranagera. Rimwe na rimwe, akenshi na kenshi. Urugero twareba nka Nelson Mandela. Nelson Mandela uzi ko ari mu baperezida ba mbere babanje kuzamura ibitekerezo byabo bwa mbere byo gushaka guharanira ubwigenge bwa Afurika. Ibyamubayeho urabizi. Yafunzwe imyaka igera kuri 27, ndatekereza ntabwo nibeshye. 27. Imyaka 27 muri gereza, azira ko ashaka no kwereka nk'abazungu yuko ari hejuru yabo cyangwa se hari ibyo ashaka gukora bikomeye. Ukibaza ngo ese uku guharanira ubwo bwigenge cyangwa se kwishyira ukizana kwa Afurika, rimwe na rimwe ntihari ibyo abanyafurika bahomberamo. Nimba twigumbuye cyangwa se tukareka abazungu, tukabigumura rimwe na rimwe, tukarema n'intambara zo kugira ngo tubarwanye muri Afurika yacu. Ese nta bintu byinshi cyane cyangwa nta mbaraga nyinshi cyane abazungu bashobora kuba baturusha twe nk'abirabura tudafite kandi zishobora kuba zatugiraho ingaruka? Buriya turebe cyane nk'imibereho dufite muri Afurika. Mu kanya warumbajije, hari umuperezida bita Kwame Nkrumah, yabaye perezida wa mbere wa Ghana. Kwame Nkrumah ni umwe mu baperezida baharaniye ko Afurika ishobora kuba umugabane wigenga, kuko buriya Kwame Nkrumah kimwe mu bintu yakoreye Afurika cyiza ni uko yaharaniye ubwigenge bwo muri Ghana, urumva, noneho birenga Ghana bifata Afurika yose. Uzi ikintu CIA ibimenye yamwituye,
CIA niyo yishwe na prostate, yarwaye kanseri ya prostate arapfa. Ariko CIA mu minsi ishize nibwo havumbuye inyandiko zibanga zerekana ko CIA yamuhize kenshi gashoboka ishaka kugira ngo imwice. Yego. Urukumva iki kintu kubera ko ari gushaka gutambamira inyungu zabo. Of course. Bivuze ngo ntago bamwihorera. Bivuze ngo abazungu kuba muri Afrika ni inyungu zikomeye cyane kuri cyane ko umugabane ukize. Nanjye iyo ndebye neza buransanga Afrika ifite ubutunzi budasanzwe, ahubwo Afrika tutarabasha no gukoresha kutubyaza inyungu, bigatuma twumva ko tujura abazungu aribo bashoboye bashobora kuza gukoresha ibyo byose, iyo mitungo muri Afrika iri muri Afrika, barangiza bakanadukorera tunayigireho na se ifatika, natwe ngo tubashe kwiteza imbere. No kuvuga ngo Kwame Nkrumah yayoboye kuva muri 57 kuva 52 kugeza 57. Icyo gihe Ghana yitwaga Gold Coast. Yego, yari prime minister icyo gihe. Ghana yari iri mu maboko y'Abongereza, nibo bayikolonizaga icyo gihe. Hanyuma nyuma kuva muri 57 kugeza 56 kugeza 66 yahise aba president. 66 yabaye president, aza kuza gukurwaho. Ariko icyo umuntu yavuga ni iki, Kwame Nkrumah ni urugero rwiza rw'abantu baharaniye amahoro bikaza kurangira babipfiriyemo. Hanyuma undi twavugaho ninde? Undi twavugaho ni Nelson Mandela. Hoze uvuga yarwanyije icyitwa apartheid. Apartheid ni nk'irondaruhu niko twabyita, kubera ko cyari igitekerezo cyo gukuza uruhu rwera, uruhu rw'abazungu, ku buryo n'amabisi hari amabisi y'abazungu n'amabisi y'abirabura. Ibyo rero Mandela akavuga ati ni gute twe dusangiye igihugu, ni gute dusangiye igihugu ariko tukaba dushobora kwitwa ko bitakunda ko twabana mu mahoro. Nelson Mandela ari mu kihe gihugu? South Africa. Yego. Ku bantu batari babizi, Nelson Mandela niwe wabaye perezida udasanzwe muri ni mu myaka ya kangahe? Nelson Mandela yayoboye, reka turebe Nelson Mandela. Gusa Nelson Mandela wa kera ari mu baharaniye amahoro n'ubwigenge no kwishyira kwizana kwa Afrika. Yego. Kimwe mu bintu byatumye uyu munsi wa none ari intwari ya Afrika nuko yarwaniye icyo kintu, yarwaniye icyo gitekerezo cyo kuba abirabura bagomba kungana n'abazungu. Kandi none cyiza kiwewe ntago yaragamije kugira ngo yihorere ku bazungu. Anabaye president ntago yigeze yihorera ku bazungu bamukandamisha. No. Icyo yakoze yababwiye ko ashaka kugira ngo babane amahoro. Yego. Babana amahoro. Gufunga imyaka 27 gasohoka ukaba president ntago ari ibintu biba byoroshye. Ikindi kintu yakoze binagaragaza umubano uri hagati yawe n'abaturage bawe. Niwe mu president wa mbere hano muri Afrika wari ku ingoma hatabayeho kurwana. Ibaze kurwanira igihugu gafunga imyaka 27, uwo asohoka muri gereza ukayobora manda imwe, ukahita ubabwira ati no ngewe n'abandi bayobore. Hano muri Afrika n'ubu byaragoranye, ntabwo bishoboka. Biragoye ko wayobora manda imwe nyine. Yabaye president wa South Africa kuva mu 1994 kugeza 99. Bivuze ngo yayoboye imyaka 5. 1994 kugeza muri 99. Yayoboye imyaka 5 manda imwe. Arangije arabwira ati ngewe abantu muyobore namwe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo undi twavuga uwo Mandela ibyo bintu yakoze nabyo ni ibintu bidasanzwe. Undi twavuga hano bitwa Thomas Sankara yayoboye igihugu cya Burkina Faso. Ni nawe yise Burkina Faso. Burkina Faso abatari babizi bisobanuye pays des hommes intègres, igihugu cy'abantu b'inyangamugayo. So yayifashe icyitwa Repubulika ya Haute-Volta. Arangije ahangana n'abazungu, ayihesha ubwigenge, ahita ahindura izina ryayo ayita Burkina Faso, bisobanuye ko ni igihugu cy'abantu b'inyangamugayo. Arangije si yarekeye aho ngaho, bavuga ko ngo uzayumva hari imwe mu mbwirwaruhamwe yiwe yamenyekanye cyane, yavugiye muri UN akangura ibihugu byo muri Afrika ngo nimba hari igihugu kirimo umwenda, ibihugu by'i Burayi urabona hari ukuntu bituguriza amafaranga bino bihugu byo muri Afrika, ati ntimuzayabishyure, ni ingurane z'uko badukolonije, ahubwo bakwiye kuduha ndi. Ibyo bintu byababaje abazungu, bakwiriye kutanga, baravuga bati nta soni. Erega ayo baba baduhaye nayo baba bakwiriye. Juste nuko yababwiye. Ni imbwirwaruhamwe imwe mu zikunzwe cyane n'indende. Navuze ati ibyo ngibyo igihugu kizi ko kibarimo amafaranga ntimuzabishyure, ahubwo
bakwiye kutwongera ndi kuko ni ingurane z'uko badukolonije baraduhemukiye. So batware n'ibitugu. Yego yayoboye neza kuko nawe yaharaniye ubwigenge bw'igihugu cye, anaharanira ubwigenge bwa Afurika muri rusange, akajya yari umuperezida mwiza mu mitekerereze. Thomas Sankara n'uyu munsi ntagarava mu mitwe y'abanyaburkina Faso. Yakanguriye abanyaburkina Faso aravuga ati ni gute mwebwe, yabwiye abandi ba perezida ibintu Robert Mugabe yavuze, gute mwe mwambara costume mukajya mu nama mpuzamahanga kandi aho muvuye mu bihugu muvuyemo hari imyenda mukora y'abanyafurika, mwagakwiye kwambara mukaba proud yabyo, hanyuma mwagera i Burayi bakabona ko natwe abanyafurika dushobora kugira icyo twikorera. So bivuze ngo umuntu rero aba afite mind ya Pan-Africanism no gukunda ubunyafurika. Nicyo navugaga mbere ngo turebe abo baperezida baharaniye amahoro no kwishyira kwa Afurika, kwishyira kwizana kwa Afurika cyangwa ubwigenge bwa Afurika. Yego, mu by'ukuri hari abaperezida babayeho badashaka gusibangana mu mitwe y'abatuye Afurika, donc mu mitwe y'abanyafurika bose muri rusange. Ubwo nabo umaze kutubwira, cyane n'abandi, hari Nelson Mandela, hari Thomas Sankara, hari Julius Nyerere, harimo Julius Nyerere muri Tanzania utwo tutaramuvugaho. Yego, hari Jomo Kenyatta. Yego, reka uwo Julius Nyerere ahubwo abe nawe tubanza no guhita tunavugaho nawe, turebe uwo Julius Nyerere yabayeho, yayoboye ryari no mu kihe gihugu. Okay, katurebe mwarimu Julius Nyerere n'umunyatanzania, icyo nicyo cya mbere bagomba kumenya. Ngira ngo Julius Nyerere yanasimbuwe na Magufuli ninde? Oya, mwarimu Julius Nyerere kanze ndebe. Nyuma ya Julius Nyerere, ariko nyuma ya Julius Nyerere yasimbuwe nande muri Tanzania, kuko nawe yaje yitwa Julius Kambarage Nyerere. Yabaye president, yabanje kuba prime minister muri 1961 kugeza 1962, hanyuma aba president imyaka 2 gusa, kuva muri 1962 kugeza muri 1964 muri Tanzania. Yego, Tanzania yiwe yayigize successful kubera ko turebe umuntu amusimbuye yafashe Tanzania. Magufuli ni ukuvuga ngo yayifashe Tanzania ikitwa Tanganyika. Icyo gihe uriya Tanganyika yari itariyunga na Zanzibar kugira ngo bibe igihugu kimwe. Buriya Tanzania, ku batari babizi iyo information muyimenye, Tanzania ni igihugu cyitwaga Tanganyika cyihuje na Zanzibar. Ariyo mpamvu buriya Tanzania buri ukuntu iyobowe, iyo perezida w'igihugu aba agomba kuba ari umunya, iyo avuye perezida w'igihugu agomba kuba aturuka muri Tanganyika, noneho vice president aba agomba kuba aturuka muri Zanzibar. Ariyo mpamvu uyu munsi Madame Samia Suluhu uriya ni umunyazanzibar. Yego, hanyuma yego yasimbuye Magufuli, ko Magufuli yari umunyatanganyika. Yego, niko bigenda bihererekanya. Ubu ngubu navaho Suluhu hagomba kwitajyaho undi mu president w'umunyatanganyika, nuko nguko bimeze. Noneho no kuri bivuza umuntu bita mwenda duhita tunaza no kuri Magufuli. Umuntu bita Magufuli naramukundaga cyane mu kintu kijyanye n'ibyemezo. Wari wambaje umuntu wasimbuye Julius Nyerere, yitwa Ali Hassan Mwinyi. Hassan Mwinyi nawe arazwi, kuko nanjye numvaga ko nuza Magufuli ari weje muri Magufuli ni weje muri kana aba perezida tubona. Ibaze Pan-Africa yatangiye muri Pan-Africa ni ya kera. Pan-Africanism ni ya kera kubera ko nabo ba Leopold Sédar Senghor nkubwira yatangiye mu 1860 na kangahe gutyo. Ni kera, ni mu kinyejana cya 19 cya 12. Ni igihe kinini cyane hashize imyaka myinshi abanyafurika bagerageza kwigobotora ingwe y'abazungu. 74 za 78 Pan-Africa yari irimo guharanirwa cyane, ngira ngo n'uwo bitaga Nelson Mandela. Nelson Mandela uko bamufunze imyaka 27. Nelson Mandela yaje nawe ni weje ubundi tugiye kureba ku bigendanye no kuvuga ngo abanyafurika baharaniye ubwigenge, nawe ni weje ubundi kubera ko ndimo ndakubwira ko ibikorwa bikomeye cyane byabaye donc byagutse cyane. Ndimo ndakubwira ko hari abanyafurika babitangije mbere. Buri byatangijwe n'abana b'abanyafurika bigaga mu birwa bita Martinique. Martinique ni ibirwa by'Ubufaransa, ariko biba Martinique ndumva iba
iba nko ku mugabane wa Afurika ariko hirya muri yose ya Atlantique. Yego ariko ni ibirwa by'Abafaransa. So urumva nibo bagiye babitangiza bigaga mu Bufaransa ku kameme baragiye bamenya gusoma bamenya kwandika. Nakunze cyane imbwirwaruhame y'umugabo bita Malcolm X. Abantu bazamushake imbwirwaruhame y'umugabo bita Malcolm X, imbwirwaruhame yise Who told you? Ninde wababwiye ko kuba usa neza ari ukuba uri umuzungu? Ninde wababwiye ko kuba umuntu ufite izuru ryiza ari umuntu ufite akazuru kanyoroshoye nk'abazungu? Ninde wababwiye ko iyo Who told you abantu bazagenda bayumve irimo amagambo menshi meza ababaza ati ninde Who told you? Ninde wababwiye ko ibi ngibi nibi mukwiye kubikora gutyo? So urumva rero icyo twakomeza twari turi kuvugaho, abagabo ndabakunda cyane, twari turi kuvuga kuri cyane rwose Julius Nyerere, Nelson Mandela, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, witwa Haile Selassie. Haile Selassie yabaye navuga ko yari umwami wa ntuza wa Ethiopia. Haile Selassie abantu uzumva abantu bajya bavuga ngo ibyo bita Rastafarianism. Rastafarianism ubundi bituruka ujya mvuga barasta. Rastafarianism yakomotse muri Ethiopia. Yego. Kuri uyu Haile Selassie bavuga ko ngo ari afite ukuntu afite inkomoko kuri King Salomo, umwami Salomo na Bathsheba, umwamikazi w'Isheba wano muri Ethiopia. So Salomo yavuye muri Israel aza muri Ethiopia ashaka kugira abyarana n'uwo Sheba. Hanyuma mu bana rero ngo bamukomotseho harimo Haile Selassie. Mu mazina ye rero harimo yitwaga Rastafari. Ari byo bintu abantu muri Jamaica, kuko muri Jamaica baramukundaga, baje gufatanya havamo ibyo bita Rastafarianism. Rastafarianism nyine ni ya myumvire ya kirasta. Kandi nabonye abantu bo muri Jamaica benshi nabirabura bandi. Bariya benshi rero harimo bavuye muri za Ethiopia. So uyu Haile Selassie rero nawe ari mu bantu nabo bafashije ibihugu kwigenga, kuko we yanayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nguyu. Yayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yari inshuti cyane n'uwo bita Kwame Nkrumah. Turavuga kuri abo ba president, ariko singarutse gato kuri Magufuli. Magufuli no ejo bundi mu gitondo ntago ari yego, abantu baramuzi, yapfuye muri Covid. Yapfuye muri Covid. Yego. Ariko mbona ko wenda ku giti cyanjye yari nka president wenda wavuga ko yaharaniraga ubumwe bw'Abatanzania cyane. Ariko se wavuga ko ari mu ruhare yagize bwo guharanira ubumwe bwa Afurika n'ubwigenge bwa Afurika muri rusange? Icyambere buriya guharanira ikintu mbere ntago bituruka ku kuba wajya gukonvenka abantu ku cyumva. Bituruka ku kuba wowe wabanza ugakora ibyo bintu kugira ngo abandi nkore neza bandebereho. Magufuli afata Tanzania, aba president wa Tanzania, yabaye president igihugu kiri mu bihe bya ruswa. Uri kumva? Igihugu kiri mu bihe bya ruswa, igihugu kimerewe nabi. Icyo yahise akora, yahise agabanya umushahara w'abakozi. Arangije umunsi yabaye president ngo yarazindutse aragenda ajya mu ministeri amwe namwe, asanga hari abakozi bakora bari mu rugo. Yahise atanga itegeko ko abo bose ntazajya ugaruka mu kazi. Yagiye gupfa hari amasezerano bari basinyanye, marerezma yapfuye atabigezeho. Yifuzaga ko bubaka umuhanda wa gari ya moshi. Yego, muri Tanzania umuhanda wa gari ya moshi agomba guturuka i Bugande ukaza muri Tanzania ugaca muri Kongo ugaca mu Rwanda. No mu Rwanda twese umuhanda twari kuwubona natwe ko ibyo bihugu byombi byari byananje kumvikana. So birangira byanze. Baramaze no gutegurwa kabisa. Yapfuye umushinga wo gukora iyo gari ya moshi, umuhanda wa gari ya moshi bigeze kuri 92. Bamaze kuyikora ku rugero rwa 92 mu myaka 2. Umuhanda bari kuwukora barawukoze ku rugero rwa 92, hasigaye 8% kugira ngo urangire. Iyo 92 yabonetse mu myaka 2 yayoboye. Iyo uwo 8% byafashe imyaka 5 kugira ngo uwo 8% wuzure. Uri kumva icyo kintu? So bivuze ngo nawe ni umuntu, ariko mbona ko niyo projet yagomba kuzenguruka Kongo, ibihugu byose byo muri East Africa byose yaragize deja yamaze byase byanga, byase bifeiringa, yahise ipfa. No muri Tanzania numva bari batangiye kubaka, ariko ntabwo bawurangije. Bawurangije ejo bundi
hasi byasabye imyaka 5 urumva so bivuze ngo bivuze ngo nawe n'umwe mu baperezida wavuga ko bagize akamaro kwaka ibitekerezo byiwe abatabyavuga ngo ni magufurification babavuga ni kwa kundi uza ugafata ibintu byari biri ahantu habi ukabihingamo ubudehe gusa ikintu nakundiraga Magufuli ku rundi ruhande Magufuli yari wa mu perezida utarafataga ibyemezo ku giti cye donc akicara akavuga ngo ngiye mu nama y'abaperezida iyo ngiyo b'abaperezida bahura mu Burayi hehe bagiye mu nama z'abaperezida nyine zahuza abaperezida muri rusange hari ibyemezo hari imyanzuro ifatirwamo y'ibijyanye n'iterambere ry'ibihugu runaka cyangwa se mu bintu byinshi cyane bitandukanye Magufuli icyo namukundiraga yari wa muntu wabwiza gukura abaperezida babaga bari kumwe mu nama akavuga ati ngewe hari ikintu ntashobora kuza gufatiraho umwanzuro ngo mbaho umwanzuro wa nyuma ngo nsinye ntagombye kubanza kuganira n'abaturage banjye ngomba kubanza iri tegeko mwatoye tukarishyikiriza abaturage banjye nabo bakarireba bakabitekerezaho tukariganiraho tukaryemeranywa twamara kuryemeranywa akaba aribwo nza nkasinyira ibi ngibi twemeje niyo ngo ni wari wa muntu udashaka kwifatira umwanzuro ubwe ku giti cye atabanje kuganira n'abaturage bivuze ngo yagaragazaga ubumwe afitanye n'abaturage be ntekereza ko muri iki gihe nabo abantu bakunda kuvuga ngo birashobora ko biri mu bintu byanatumye Magufuli ashaka kuba apfa tuvuga ko igihe cye cyo gupfa kitakagombye kuba cyari kigeze ariko bikarangira yitabye Imana bavuga ko ashaka kuba biri mu byo yazize Magufuli kuko babonaga ko ubumwe arimo kugirana n'abaturage be bizagorana bwa bukoroni twavugaga bw'abazungu bizagorana gufata abaturage ba Tanzania ukabinjiramo uko biboneye ukajya ubabwira ibyo ushaka byose ngira ngo urabizi muri covid ikiza abatanzania banze kwambara ikintu bita udupfukamunwa bananga n'ikintu bita inkingo bari batangiye kuzana ngo za covid muri Tanzania barazanze muri Tanzania nta muntu wambaraga agapfukamunwa n'inkingo bari barazanze abati mu gihe abaturage banjye batabyemera nanjye ndindeho kujya kubisinyira ngo muri Tanzania reka dukubita twanzika twite tugera kubuta Gaddafi Colonel Muammar Gaddafi nawe n'umwe mu baperezida we izina rye rirazwi cyane kameme izina rye rirazwi cyane muri Afurika ni umuperezida nawe wavuga ko wamuvugaho iki Gaddafi Omar Gaddafi ku ruhande rwanjye Omar Gaddafi yari umuperezida mwiza cyane ari umuperezida Omar Gaddafi afite ibikorwa byinshi cyane azwiho afite ibyo yasize kuri iyi si cyane cyane muri Afurika muri rusange Omar Gaddafi ntekereza ko ari muri bamwe nabo baharaniye ubwigenge bwa Afurika mu bikorwa no mu ngiro yego Omar Gaddafi azwiho nk'umuperezida Muammar Gaddafi azwiho nk'umuperezida wari uzi gukora kandi akita ku baturage be bikarenga abaturage bo mu gihugu cye bikafata abaturage muri Afurika yose muri rusange kugira ngo uzarebe mu bihugu hafi ya byose hano muri Afurika uzagenda usanga y'ibikorwa byiwe hari imihanda yagiye yubakayo hari imisigiti yagiye yubakayo yitiriwe Gaddafi na hano mu Rwanda turayifite umusigiti wa Gaddafi ni ikigo umusigiti n'ikigo cy'amashuri kandi byose nibye byose ni ibikorwa uyu muhanda ujya kurya nyuma wose niwo wubakishije nuvuga ngo umuhanda imisigiti amashuri atandukanye Gaddafi mu bihugu byinshi cyane byo muri Afurika yakozemo ibikorwa bye bifatika kandi by'iterambere hanyuma ikindi si icyo ngicyo gusa hari ikintu wajyaga ngo yari afitiye akamaro igihugu cyiwe umusore wajyaga gukora ubukwe adafite inzu yo kubamo yamuhaga inzu yo kubamo mu gihe kingana n'imyaka 2 yo kuba ashaka inzu yo kuzabamo donc yaramushyigikiraga muri make yamuhaga fondation yo kubakiraho ubuzima atangiye bushyashya ikindi mu gihugu cyiwe nta mushomeri twavuga ko wabagamo iyo wabagaho udafite akazi hari umushahara wahabwaga wa buri kwezi ugufasha kubaho kurya cyangwa se kuba wakwishyura inzu yo kubamo no ku buryo nta muturage wiwe wasanga ahangayikishijwe n'imibereho ariko kame muri Libya cyari igihugu twavuga ko gikiza uyu munsi wa none cyari igihugu icyo umuntu yavuga kindi kuri Gaddafi icyambere abantu bagomba kumenya nuko yayoboye Libya kuva mu mwaka wa 1969 kugeza muri 2011 ubwo yayoboye Libya imyaka 42 imyaka 42 imyaka 42 y'ubugwaneza imyaka 42 y'uburumbuke ku gihugu kubera ko bigaragara ku cyo bita ikizere cyo kubaho
urabizi ibyo bita esperance de vie. Yeah. Esperance de vie y'abanyaribiya ari hejuru. Igihugu cya Libya cyari igihugu kiguriza ibihugu by'i Burayi amafaranga. Of course. Igihugu cya Libya cyari igihugu bafite esperance de vie, ubona ko bafite icyizere cyo kubaho. Uyu munsi wa none kuva 2011 yakicwa ngo n'abasirikare ngo bashaka ngo impinduramatwara bashutswe n'ibihugu by'i Burayi. Uyu munsi Libya ubukungu bwagiye nka nyomberi. Kana kantu karambabaje. Kiri mu bihugu bikennye. Afrika kira kintu cyarambabaje. Mu by'ukuri urebye ibigwi bya Gaddafi. Yari afite ibikorwa byiza pe. Ariko urebye mu kagambane yagiriwe bigaragaza ko yagambaniwe n'abaturage be. Ariko bitewe n'iki bwa bukoroni twavugaga bw'abazungu. Bwa bukoroni kuko ariko impamvu buriya ngo habayeho kiriya kintu cyo kugira ngo agambanirwe n'abaturage be, ubundi ngo ikintu cyateye ishyari abazungu kigatuma haza kubaho gutangira gushaka uburyo bamuteranya n'abaturage be bakaba ari bo mugambanira. Gaddafi ngo hari ikintu yashatse kuzana muri Afurika, ikintu bita ngo ifaranga rya Afurika muri rusange. Yego, ni naho ijambo ni nawe yatangiye gukuririza ijambo Pan-Africanism. Yego, yavuze ko yifuza Afurika yunze ubumwe. Afurika yunze ubumwe ikoresha ifaranga rimwe. Afurika yunze ubumwe izira imipaka. Yego, izira imipaka. Ikagira umuyobozi umwe, abandi bakamera nk'abaguverineri. Ko urabona leta zunze ubumwe za Amerika ni leta 50, sibyo? Ariko izo leta zose ziba zifite abaguverineri, ariko perezida akaba ari umwe. Yifuzaga ko Afurika nayo yamera gutyo, kikaba igihugu kandi ibyo bintu byari kudufasha ko byari gutuma dutera imbere. Twari gusangira amabuye y'agaciro, umutungo kamere. Icyo kintu maze iminsi nkibazaho. Tugira leta zunze ubumwe za Amerika, tukagira leta zunze ubumwe z'i Burayi, tukagira leta zunze ubumwe z'Abarabu, sibyo? Ese kuki hatabaho leta zunze ubumwe za Afurika? Abanyafurika impamvu ibyo bidafite, abazungu barikunze cyane, bibagirwa agaciro kacu nk'abanyafurika, icyo dushatse gukora bakanakirwanya, bagashaka kugikubita hasi. Kirambabaza cyane Afurika. Ibyo rero ntago muri ya neo colonization twatangiye tuvuga, colonization nshyashya hagezweho colonization mentale itakiri ya indi yo kugukubita ibikoni ngo bakujyane. Harimo icyo ngicyo cyo kugufata bakagukinagaza mu buryo bwo mu mutwe, bakakwica mu mutwe, bakakubwira ati Herman wowe nta kintu wakigezaho tutagufasha. Urugero rwa mbere ugomba kumenya nuko ejo bundi His Excellency y'u Rwanda Perezida Paul Kagame azajyana na Perezida wa Congo wa RDC, Republique Democratique du Congo, bazajya gusinyira amasezerano kwa Trump. Amasezerano akubiye mu buryo bubiri. Ni amasezerano ngo yo guhagarika intambara. Hakaba n'amasezerano y'ubukungu. Hari ingurane mu kuba Trump agiye kubafata kwiyunga, agiye kubafasha kwiyunga, hari ingurane bagomba kumuha. Bivuze ngo ntago Trump adukunze, ntago akunze abanyafurika ko bagiye guhagarika intambara yo muri Congo, ahubwo ni inyungu kuko iyo clause ayishyiramo, muzanyemera nanjye nje ncukura amabuye y'agaciro muri Congo, nyanyuze mu Rwanda mite vuba. So bivuze iki? Bivuze ngo iyo ni colonisation mentale. Afrika cyo cya colonisation mentale sinzi nimba kizapfa kuva mu mitwe y'abazungu ngo bareke Afrika igira ubwigenge. Ntago bishoboka. Ariko icyo nakubwira cy'uyu munsi, natwe Afrika dukeneye leta zunze ubumwe za Afrika. Ntago mbibona vuba aha. Zunze ubumwe za Afrika ntago mbibona vuba aha. Ntago bibona vuba aha, ariko mu by'ukuri icyo mu cyifuzo cyacu nk'abanyafurika dukeneye leta zunze ubumwe za Afrika, nk'uko twumva ngo leta zunze ubumwe za Amerika, leta zunze ubumwe z'Abarabu, leta zunze ubumwe z'i Burayi. Natwe dukeneye leta zunze ubumwe za Afrika. Wenda Burayi bo ntago bafite leta zunze ubumwe, bafite umuryango ubahuza ibihugu byabo. Ariko icyo twe tureba ngaha nuko dukeneye leta zunze ubumwe za wenda z'i Burayi cyangwa se akenshi izo zo ntazibaho. Tubonamo nuza nk'Ubwongereza, izo zo ntago ari leta zunze ubumwe, ntago zibaho. United Kingdom uziko ari ni British Empire, kubera ko buriya United Kingdom irimo ibihugu byinshi, harimo za Scotland, za Northern Ireland, unity y'ibyo bihugu bitandukanye. Yego, iba kingdom. Yego, kubwumvikane bwabo. Yego, ni igihugu cyoboye n'umwana. Twebwe nyine impamvu bidashoboka, impamvu bidakunda twebwe mbere na mbere, none se niba bakubwira ko turatora perezida yagira 90% ngo bibye amajwi, ufite fact yuko bibye amajwi, none se ntabwo perezida yakunda. Haraho ikintu kandi bigaturuka mu bazungu. None se
ese kuki na nino saha umuzungu ari gukomeza kuzana ibitekerezo by'ukuntu Afurika igomba kubakwa n'uko igomba kuyoborwamo kandi Afurika n'ubundi nayo Kagame yigeze kuvuga ikintu, Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ikintu, arabwira ati mwebwe ntago mugomba kutumenyera uko tugomba kubaho. yes Ni gute wowe ushaka kunyumvisha ukuntu ngomba kubaho, ngomba guharanira amahoro, ngomba kurya, ngomba kugenda, ngomba kwambara, ngomba kwitwa? Ntabwo ibyo bikunda. hari ikintu kigeze kuvugwa ariko abankurikiye nimba ndatekereza ntabwo ari ubwa mbere namwe mwamucyumvise, hari ababa batacyumvise bwa mbere. Bavuze ko mu mpamvu yatumye Gaddafi agambanirwa akanicwa kugera ubwo yishwe, byatewe n'ifaranga rya Afurika yaragiye gushyiraho. Noneho ngo abazungu baza kureba baravuga ngo naramuka ageze kuri iki kintu agashyiraho ifaranga rya Afurika, twebwe ubwacu nk'ibihugu by'Iburayi cy'Amerika tuzahomba, bazaba bafayirinze, bazaba batsinzwe muri make. Noneho ngo umuntu bita Museveni rwose perezida wa Uganda, ngo ayumvise igitekerezo mu Gaddafi afite, ngo yagerageje kumwegera, gusa aramubwira ati nubwo ni cyiza kandi ni byiza pe, ugiye kubikora ariko bizagira impact cyane, bizakugiraho ingaruka, reka ugerageza dutegereze urebe, ariko bizakugiraho ingaruka. Mu gihe kitari gito rero Gaddafi byaje kurangira agambaniwe n'abaturage be, biza kurangira avuye muri ubu buzima. Ibyo ni ibivugwa n'abantu kuko ntago tubifitiye facts zifatika yuko ariko byagenze koko, ariko mu bivugwa ko Gaddafi icyatumye agambanirwa cyane izingiro ya byose ari ryo faranga rya Afurika. So Elma rero kubera ko mbona iminota yatujyanye kandi n'izuba naryo riba ritoroshye, nyemera duse nk'abagana ku musozo, ahubwo duse nk'abagana ku musozo nkubaza iki kibazo. Uyu munsi wa none sibyo, yego, guharanira ubwigenge bwa Afurika, yego, guharanira ko Afurika yigenga yishyira ikizana, uyu munsi ubona bishoboka? Ese hari umuperezida cyangwa abaperezida ubona bashobora kubigiramo uruhare icyo kintu kikaba cyashoboka? Icyo kintu kinsubize mu minota itarenze 3 dusoze. Iki kintu maze igihe nyitekerezaho nkibazaho, ugendeye ku byo mbona n'ibyo ngenda numva, ndetse nkarareba n'amateka y'abaperezida bamwe na bamwe dufite muri iki gihe cya none. Ariko icyo nabona cyo ntabwo byoroshye, biragoye, birakomeye, ariko ku rundi ruhande birashoboka. Nubwo bishoboka, ariko bishoboka biryana bisharira. Uyu munsi dufite abaperezida bashobora kuba, navuga ko bashobora kuba bagera kuri 3 ushobora gutangaho urugero, bari mu nzira nziza yo guharanira ubwigenge no kudashaka gukomeza kugendera mu bukoroni bw'abazungu. Yego. Uyu munsi harimo haravugwa cyane, cyangwa se uyu munsi natwe uwo tubona, reka duhere mu iwacu, babanga ijya kurisha ihera ku rugo. Afurika icyo nakubwira cyo, uyu munsi dufite perezida Paul Kagame. Ndakubwiza ukuri ko kuva natangira kwiga kumenya muzehe wacu perezida Paul Kagame kugera n'uyu munsi, amaze imyaka 20 n'ingahe ari ku buyobozi. Ubu ngubu abaye imyaka kuko hashize imyaka 25. Yego, 30 ntabwo iragera. Ku myaka ya 25 ayobora iki gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda gifite byinshi cyagezeho. Mu mbwirwaruhame ziwe nyinshi cyane nakunze kumva mu kanwa ke avuga ati, ni ukuvuga ngo amaze imyaka 22 ari perezida, ariko mbere yari vice perezida. 22 niyo amaze ari perezida kuko yatowe bwa mbere muri 2003. Muri iyo myaka yose amaze rero ari ku buyobozi, yitwa ko ari perezida. Mu mbwirwaruhame ziwe nta n'umunsi n'umwe ushaka kuzasanga yarangije kuvuga ijambo ryiwe atavuzemo ko dushaka kuba abanyafurika, yaharaniye amahoro y'igihugu, ariko birenga amahoro y'igihugu, afata Afurika dushaka kwishyira tukizana. Ejo bundi urubyiruko rwateranye yavuze ngo giant of Africa. Mu kinyarwanda batumva icyongereza, giant ni kuvuga giant ni ijeya, ni amajeya, ni nk'ijeya mu kinyarwanda ko turi amajeya ya Afurika. Ariko se mu by'ukuri guharanira amahoro y'igihugu cy'u Rwanda byararenze igihugu cy'u Rwanda, bifata Afurika.
Perezida Kagame uyu munsi niwe mu perezida dufite mu guharanira amahoro ya Afurika n'igihugu cye muri rusange, kandi arimo arakora kandi ashyira imbere cyane akwereka yuko atazigera n'umunsi n'umwe yumva ko umuzungu agomba kuza kumubwiriza icyo agomba gukora. Ntabwo wowe ugomba kuza kumbwiriza icyo ngomba gukora. Icyo ngomba gukora ndakizi kandi ndakireba. Urinde wowe kuza kumbwiriza icyo. Ni njyewe uzi ibimbereye. Ni njyewe uzi ibimbereye. Ni njyewe uzi ibyo nkeneye. Ni njyewe uzi naho nzabikura. Yes. Noneho uyu munsi mu nkuru irimo iravugwa ngo iyaba habonekaga abaperezida uyu munsi bameze byibura abandi baperezida nk'icumi cyangwa 12 bameze nka perezida Paul Kagame, bameze nka Ibrahim Traoré, nimba umuzi, Captain Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, wo muri Burkina Faso, n'umuntu bita Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. Abo nibo baperezida bo kuba intangarugero cyane muri iyi minsi muri Afurika, bamo guharanira, bamo gukoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo Afurika yongere kugira ijambo. Dusoza rero ni iki ushobora kubwira abantu? Icyo nabwira abantu kugeza isaha, bareke bayavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda bamwe na bamwe badukurikiye bumva iki kiganiro, bari reba iki kiganiro cyacu, ntibazamere nk'abaturage nk'igihugu cya Libya. Abaturage aho bagambaniye perezida wabo Muammar Gaddafi. N'ubu barabyicuza. Kuko uyu munsi Libya irimo kwicuza, abaturage babo babaye nabi kandi barimo gusabiriza. Uyu munsi igihugu cy'u Rwanda dufite amahoro, dufite umutekano, kandi dukesha perezida wacu Paul Kagame. Hirya no hino hari abagenda bavuga ngo muzehe, ngo muze, urabizi ibyo bivuga bashaka kuvugaho byinshi, ariko abari mu bwa buryo bwo gushaka guteranya umuyobozi n'abaturage. Icyo nababwiraga aho muri hose hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ba diaspora aho muri hose, perezida Paul Kagame ni umuperezida wa nyawe koko, uzi icyo akeneye kandi uyobora u Rwanda neza, uharanira ubumwe bw'abanyarwanda, uharanira ukwishyira ukwizana kw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi agashaka ko uri mu gihugu wese yakabaye ariho ari umuntu w'umugabo niwe nyawe. Urakoze cyane. Tumubi inyuma, tumushyigikire, dufatanye nawe, ariko nanone tubwire n'abandi nabo muri biriya bihugu nka Burkina Faso, Uganda, nabo bagerageze kuba inyuma y'abaperezida babo, bafatanye nabo, duharanire ubumwe bwa Afurika. Niduharanira ubumwe bwa Afurika, twe nk'abanyafurika tuzabuharanirwa nani. Herman, urakoze rero, kandi ndagushimiye cyane kuba wagize uruhare rutaziguye muri iki kiganiro. Hanyuma kandi namwe mwari mudukurikiye ndabashimiye cyane. Hanyuma ndabasaba ko mujye muri commentaire mukatubwira ibyo mwifuza ko tuganiraho, kugira ngo ubutaha bari byo tuzatuganiraho. Mujye muduhereza ingingo, kubera ko twebwe turi hano kubera mwebwe, nimwe dukorera. Mujye mugenda muze muri commentaire mutubwire icyo mwifuza ko tuzaganiraho. Hanyuma kandi mukore subscribe abatarayikora, hanyuma mukore share kugira ngo mubigeze ku bandi nabo babirebe, kandi ikindi mukore like kugira ngo natwe bitunogere kandi bituryohere. Hanyuma amafufu n'amafaranga bibafubike.